Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izaherako ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Shalom shalom, ndabaramukije nshuti z'umusaraba mwese abumva ibi biganiro byacu bya Saveur Divine. Amahoro ya Kristo nabane namwe. Nejejwe n'Imana mu mutima wanjye, ndayishimiye cyane kuko iduhaye gutangira iki cyumweru kindi, ni icyumweru cya nyuma cy'ukwa karindwi. Ndashimira rero Imana yacu yabanye natwe muri iyi minsi yose itambutse. Ndayishimira kuko ikomeje kutwigaragariza mu buryo budasanzwe. Ndayishimira kubwo uyu muhamagaro yashyize muri twebwe. Ndayishimira ku bwa mwebwe mwese abashyigikira iki gikorwa cyo kwamamaza inkuru nziza binyuze mu ivugabutumwa. Imana yacu yagize neza, Imana yarakoze kuduha ijambo ryayo. Haleluya. Birashoboka yuko waba utwumvise ari ubwa mbere, tukifurije rero ikaze muri uyu mwanya mwiza wo kumva ikiganiro twabateguriye. Ariko ndagira ngo mbere yuko dukomeza mbasabe dusenge, dushime Imana ku byatambutse kandi tuyiragize n'ibiri imbere. Haleluya. Aho uri, niba bigushobokera wifatanye nanjye dukora iri sengesho dushima Imana kubwo uburinzi bwayo bwabaye kuri twebwe. Kuba tugihumeka ni ubuntu budasanzwe. Ntibivuga yuko hatari abatambutse abatakiri muri ubu buzima. Reka rero twongere dushima Imana kubwo iyi minsi ikomeje kutwongerera. Mana Data twese, mu izina rya Yesu Kristo, nifatanyije na bene data bakurikira iki kiganiro, tukuzamuriye ishimwe kuko wabanye natwe muri uku kwezi kwa karindwi kose kugiye gushira. Hasigaye iminsi itarenze 3 kugira ngo ukwezi kwa 8 tukwinjiremo. Ndagushimiye uburyo wabanye natwe, ndagushimiye uburinzi bwawe bwabaye kuri njyewe ndetse na bene data. Rero Mana, aho uri mu ijuru, wumve yuko tugushimiye kandi tukuragije ibiri imbere. Gahunda zose ziri imbere turazikweretse. Turakwinginze kugira ngo uzagendane natwe mu byo dukora byose, uzihesha icyubahiro, ntabwo ari twebwe ahubwo izina ryawe rikomeze rishyirwe hejuru. Twebwe ducishwe bugufi, wowe Mana uganze, wowe ukomeze wihesha icyubahiro binyuze muri iri jambo. Reka Mana, ubutumwa bwiza dutanga ubuherekeresha imbaraga zawe kuko ariko wabisezeranye. Nuko rero sabiye umugisha buri wese wumva iyi message. Ndabasabiye Mwami kugira ngo ubagirire neza, abarwaye ubakize, abababaye ubagenderere, ubahoze amarira, abari mu kiriyo Mwami, ababuze ababo turabakuzaniye. Mu izina rya Yesu turasenze kugira ngo nukuri utange umunezero, utange ibyiringiro ku babitakaje, utange imbaraga ku batentebutse. Mu izina rya Yesu turakwinginze kugira ngo buri wese umugirire neza. Mana, urakoze rero kukumva gusenga kwacu. Twari tuje kukubwira ngo ubane natwe muri iki cyumweru tugiye gutangira. Mana, uzabukoze. Ni mu izina rya Yesu Kristo mbisenze kandi nizeye. Haleluya. Amen. Amen. Reka dutangire iki cyumweru cyacu dusoma amagambo tubona mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko
ni amagambo atukangurira kongera kwizera kugira ngo tuzamure ukwizera kwacu. Turabisoma duhereye ku murongo wa 20, Mariko 11 umurongo wa 20, haranditse ngo bukeye bwaho mu gitondo kare bakigenda babona wa mutini wumye uhereye ku mizi. Petero yibutse ibyawo aramubwira ati, mwigisha, dore wa mutini wavumye wumye. Yesu arabasubiza ati, mwizere Imana. Ndababwira ukuri yuko umuntu wese wabwira uyu musozi ati, shinguka utabwe mu nyanja, ntashidikanye mu mutima we, yizeye yuko icyo avuze gikorwa, yakibona. Nicyo gitumye mbabwira nti, ibyo musaba byose mubishyizeho umutima, mwizere yuko mubihawe kandi muzabibona. Haleluya. Reka nsubiremo uyu murongo wa 24. Yesu aratubwira ati, nicyo gitumye mbabwira nti, ibyo musaba byose mubishyizeho umutima, mwizere yuko mubihawe kandi muzabibona. Haleluya. Bene data, ijambo ry'Imana ritugezeho ngo ibyo tusaba byose tubishyizeho umutima, twizere yuko tubihawe. Haleluya. Ukwizera kwacu kurarema. Iyi Mana dusenga, iyi Mana dusaba, yewe iradukunda, izi ibyo dukeneye kandi yishimira kubiduha. Mbese ntimuzi yuko tuvuga ngo data wa twese uri mu ijuru? Imana ni papa, Imana ni data wa twese, Imana ni umubyeyi mwiza. Mbese ababyeyi muri kunyumva, hari uwo umwana we yasaba ikintu agifite akakimwima? Oya. Uko rero twebwe turi babi, ariko tugaha abana bacu ibyiza, tukishimira guha abana bacu ibyo bakeneye, ibyo badusabye, uko nguko ni nako data wo mu ijuru nawe yishimira kuduha ibyo twamusabye. Gusa Yesu muri iri jambo arongeye atwibukije ikintu gikomeye. Ni ukuvuga ngo ibyo dusaba ngo tujye tubisaba tubishyizeho umutima, kandi ikindi adusabye ngo tujye twizera yuko tubihawe. Haleluya. Ukwizera yuko ibyo wasabye Yesu ubihawe. Niba tumusabye ikintu, ntidukomeze gushidikanya, ntutangire kwibaza ngo mbese bizaca hehe. Oya, wowe wiherere ubwire data wa twese ibikuri ku mutima, ibyo ukeneye, nurangiza ugende witurize, nurangiza ugende wizere, ahubwo utangire no kumushimira. Haleluya. Nta kintu cyiza nko gutangira gushima Imana utaranabona ibyo wayisabye. Iyo Imana ibonye yuko twafashe pozisiyo y'amashimwe, twinjiye mu mashimwe tutaranabona ibyo twayisabye, ni ikimenyetso yuko tuba dufite ukwizera kwinshi. Nayo rero itayishimira kuza ikatwishyura, ikaduha ibyo twayisabye. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Iki cyumweru dutangiye, ndabifuriza kugira ngo nukuri twinginge Mwuka Wera arongere aduteze intambwe mu kwizera kwacu. Ngo kwizera kuzatuma tubwira iyi musozi uri imbere yacu ngo utabwe mu nyanja. Ukwizera, ugusenga guherekejwe n'ukwizera niko gukiza indwara. Njya nkunda mwene data Chris Ndikumana yari gusengera abantu akababwira ati, si njyewe ukiza ahubwo ni Imana. Ndabasabye kugira ngo muduze, muzamure ukwizera, hanyuma nimugire ukwizera murakira. Imana ishimwe. Ukwizera, ugusenga twizeye kugira imbaraga. Nshuti zanjye, ndabinginga, ndabifuriza kugira ngo uyu munsi muri iki gitondo iri jambo rigire ahandi ritugeza. Yesu aratubwiye ngo icyo tuzasaba
tugikuye ku mutima tukagisaba twinginga kandi twizeye, nayo izakiduha. Mbifurije kugira ngo ibyo mwasabye Imana, ibyo mumaze iminsi mwingingira, Yesu abatabare, Yesu abibahe kandi yishimiye kubiduha. Rero reka dukomeze tumwizere muri iki cyumweru gitangiye. Ndabifurije ngo kugira ngo Umwuka Wera azadufashe, adukure ku rwego rumwe atugeze ku rundi, ukwizera kwacu kongere kuzamuke. Mbifurije kuzagira icyumweru cyiza, in bonne semaine, kandi muzakomeze muryoherwe n'ibiganiro bene data bazabagezaho. Imana ibahe umugisha abitangira iki gikorwa cyiza, kugira ngo buri munsi tubagezeho ijambo ry'Imana. Bifurije kugubwa neza aho muri hose, mwebwe n'abanyu bose. Shalom.